bakiriye beza nafunguye iseta yo gucuruza amasanduku nyabuna muza munteza imbere gakoranye ubuhanga gafite irangi risobanutse nta kuvuvuka urabona ko rwose nabikoranye umwuga jewe narabyiyemeje ehe nyabuna muza mugura amasanduku hano n'umushinga nashoye gari kuba gaborosoye nta mwanda gafite ibara ryiza nta kibazo gafite kandi n'utayafite ndi kumukopa nyabuna bakiriya beza muza mungwaneho yemwe amasanduku g'ubwenge amasanduku gasobanutse amasanduku garesha n'abantu bose amasanduku utaburiye ungana nayo uko ni umushinga nateguranye umwete kandi n'ubushishozi ababa batuye kure ufite ikibazo cy'uko zabageraho zicerewe ndabashingira amashami ndajendaga basangisha aho muri yemwe wacuruje shaje umushinga gwaje ko rimwe kabiri kirujana kandisha oya ahuko rucokoza araje rwati umwabo bamwe shamuje muri abakopa abagabanye bitako bakira abanaga nicu kirare kira turi gucera bagari gitaka barambaho ni 15 bo akira zana genda ubabwire yuko amasanduku yacu gakoranye ubuhanga n'ubushishozi nuko rero tugurisha amasanduku atanu ubwo gagari kumwarugari hari kuza abakene benshi aganga gasize irangi niko sawa oya mafite akamodeli ariko rubona mbabarira ariko mamuzi ko naho kwano bafunguye handi bari gucika aganga twakoze menshi banzugira gashira tuzabona dukora uzi ko kadamara twabwira bamwebwe bumuntu wangu baragenda amahoro bose nityaje ngweje ndi kubaririmbira bapfa kuba bamusengeye ntacyo abari bataraje bari bara televiziyo bakoragera ari kureba shamu babwiza ukuri hano cyo nto bandenganyiriza ibintu by'amasanduku sinjumaga wagize uruhare ngo muntu apfe rwose ahubwo mama rero ngaco ndi kubafasha ikintu cyo kubagira gute cyo kubabikamo ahubwo wandenga ahubwo icyo kintu yemwe mfite amasanduku umuntu yaba yacuruza ngo rari ibishumbo nakanyama tujyo dusobanutse hunde ahubwo ariko rubanda enda hano ahubwo kadomoro turi twaza n'urukezo kuko hari kuza ari bareba muje muri bakatira yema ijana umajamandi twahinduye iseta twafunguye ikindi cyicaro twabisajyana mu muduga muri kabarara maze zatemba n'imirabo zose zikagenda zikashanana nimuzi igiciro twagishize hasi tuzaturagurisha nk'amucara mu mugira ikindi cyicaro kiri twagurisha nk'abajyamugi yema burucyari twabazaniye amasanduku hafi mupfishe tuza tugurishe nisa ubwo umuntu akenera isanduku y'umweru urarashanike ariko ngo umutuku ushira hano byegerana mama rero nawe ari gukora amasanduku matoya ese wapfe nk'umuntu ufite metero 3 uyabigenze njye nawe no gufunguka ariko wapfa no kuyihangika yema muza bigishushe abapfu babuze yema murumva ye muza hakiri kare bigishushe ibiciro twabikubise hayi kwa nyina buterura n'akadomora na ruba murumva ye ahubwo si nta kuntu umuntu yashira abandi bakaza baraja kwicara ibintu se babona byabishizeho ntiyatubwiye twabazaniye n'akandi gasawe ibintu si ndagasa uziko ndi kwibonamo nyangiye gupfa aka kantu si kwabonye ni akabazungu noneho umeze gutyo ako ntacyo ntaboneka nze nkamamaze mvuge ko ikindi bazanye mutazi mandana ari mutapi y'umweru upfuye nawe wabara burucyari kwa rufansi wabuze cyangwa
waranyimenye se n'amafaranga nayikora yo kwiba. Niko Kadomo igihe waborogeye guhamagara burukeri iyo ugiye kwica abana be mwako ndiko uri kumwe n'isanduku. Umuntu akajamo neza. Buri wese muje muramuha isanduku imuringaniriye. None ukuvuga ngo rero afasha uzi yuko iriya hirya mu candoshi bakeneye ngo amasanduku. Ako mu candoshi washinga miswete tamucandoshi. Nababwe abantu bose bafite ibibazo bajya baraza babiri. Reka Kadomoro ashe ntaje sigara hari. Kadomoro wayahitaje unaje. None urashobora kubara amafaranga ga iraseta ko yifika amafaranga kangarira ubabo. Mbambe sago sibona nasaba runu. Ngaho gira rero. Bo ningi gabajya gutaka kura bati. Yimuka kugurishe. Dore amasanduku gari mu mugisha dore nyirabutarura ngo Tarwa ni bara. Tarwa isanduku mu mugisha. Jendi boss. Ariko ndatarura isanduku irakunani. Asuma uwa. Ibintu kwa bumvikana kugira insinga. Bumvikane bwiki. Je nagira ukunda amanashoje impanga ndi gutekereza umushinga. Nina nyanje ndikora n'amasanduku. Uri umuhungu narakubyaye. Tarwa na cake. Ariko ruba uryaga ibyinshi mu byuku. Fata kabo. Emwe njobu rero biruta ducururiza aha ngaho. Kugira mama rero kibiri gukora. Uri kwisutamisha ntabwo iyo sanduku ikunani. Utanyicira isanduku. Urana utanyicira isanduku. Nta kibazo ariko naje ningenda. Uzambaba kuyishira hano. Twigufashije. Sawa rero. None singaranye ubwinyi ndiyireba. Ariko ubundi reka nze nkubwire rubanda koko. Uramukoze turi gukoresha ntabwo ari gukora vuba vuba. Twari basiganye isanduku imwe ariko n'abacuruzi. Ese umuntu ugaragasiza amarangi garagari. Ntabwo gasiza amarangi nyine. Kasi nakwisiga irangi ndi bose. Umva. Unjana giye rero ikindi kirayuko. Cyane ucapurisha wana. Aya. Dore urucuruzo rero. Yemwe. Abakunda abantu babo nabakoreye mu utubaho turasigirije isanduku ufite umwimerere. Chongaho rero. Reka senta ikintu cyo kugana koreshereza. Ninca izi materiel de no kwitugira guca bikata byeme. Produit z'amasanduku kandi bavuze ko muroga gwasanga rimwe mu rukubakindura. Uzi ninde wabivuze? Haniwe murabakindagura kugira ngo mubona bakiriya. None hano waje gucuruza hari abantu bari kuhanyuza. Muri kujya baje muje murapfa bashire mu bitaka. Ko twabatekeje ko bwatse. Wamanza bwapfa kari wo uyikwiyemo ko ndibona babanje bayi. Iyi ni inzu ya nyuma yo kwisi. Iyi nzu yobe ibagirimo ubutaka. Niwo twayimuriye kwisi. Wamanza mwapfa se kari mwe ngo bazibahambamo ahubwo ntimuje kuzitugurisha. Uru kugiye ubajya turi kubibahatira. Kusu twabishize none saraza kugura ubikeneye. Abikeneye mwaka gakiri ndumvishe ngo yapfuye kugiye bizana ha. Kandi isanduku ifite metero ziresha niza bajye babona. Ari ndagira kicwe n'uburoro kapnabi. Wamanza ngana nawe siko ndiko nariho muresha. Uko kuri kubona nsa nk'umuntu warindagira. Hagize umuntu wacu upfa kaza kugura isanduku iwanyu namenya ko ari mwe mwamwishe uko gisi. Yapfuye karuko umunyonzi w'umukobwa nashaka bikomeye. Ndamaze ko karindagira nuko ihangira imirimo. Ntacyo mabyo narindagiye ariko ajya ariho bugwa mu ruhuko. Ubu nka nyoko si nk'ubu n'umushinga yahimbye. Suguno gumwaye. Akazi bamwe mu gushinga amasanduku. Ibi bintu na Kagame yarabyemeye. Ariko n'inzwe uri kubihaka. Abyemereye ubijana ku muhanda hano wabizanye ngo bihamara iki? Nose mu mugezi wana hari ikibazo. Mu mugezi cyari ko uje gutegereza bamanutwe na ruhurura. Muntu we. Ntabuze ibyo mukora mwaje guhinga kari ibyo mushoboye ko kangana. None ni mama. Undi nkago wapfuye kera ko ndiko napfuye wumye. Ni mama abimpaye nambikunda. Ni nyoko ko kugasa. Uhu nabujinire. Hagi bikobwa byose ko bisigaye abona umuntu yihimbiye umurimo bikamutuka kandi ubu ngubu ni nkwa amafaranga akaba menshi uzaza kuvuga ngo urankunda nanjye nzakwanga ahubwo reka nze nikomeza ntangira itangazo yeme nuko umuntu afunga business nawe akaba mucakirije ni makeri muze twabitayeho ku bantu bari gufuza bakacukura metero tuzubushaka kuzimira ko twabitayeho turabaye imisaraba muzishiraho nk'imisada biri kugaragara yuko nagagateye irangi ndapfa kugacuruza nimbona bakiriya kangara umva wa moto wereka nguhanagure mu kanya batwara amasanduku abacanira amasanduku hirya no hino hepfo no haraguru ndabazanira kuri moto yanje niguriye yo kuzaja irantwaza iyi bayita taransiporo moto curuza ariko wa moto wewe ntabwo nzi ikibazo nawe ufite urimenyeza kugenda ubundi bwo curuza ariko nyagasane nyirabutarure gutekereza umushinga amasanduku gari kugenda we dore ko nkabyerire yemwe na munsi ugarimo ye
urucuruza n'urunguru gucuruza amasanduku gakoranye umuti gakoranye ubuhanga gasize verine gasize irangi ntabwo abana ndagafite sha dore ngiyo hejuru sinyagasana ari data we rubanda janye irasanduku nta musaraba janye ubu sinidura kumujanira nyagasana none baraje baragura amasanduku gadafite imisaraba yamwe imisaraba ndi kuzigurisha ukwazo naza ndi kuzitandika ubu ndatuma ndenga gonjanire ko naba muhangitse ko naba muhaye ibintu bituzuye abajanye umusanduku utagira umusaraba ariko nawe nabona nta musaraba araza kugira kankomeze nkurikirana iby'iyi sanduku yamwe nsigaranye isanduku isize rimwe uba rero gifona ngo nkubwire kandi nkubwire irya nyuma wemera ko ndiyo kobuja buryo uri gukora ari imbere cyane ubundi sangahe ariko uronyabutura nawe rero wagipesi randi kasubaza wagicucu dore amasanduku garanciranye garanti gasize irangi nurangiza ushaka mu kazi kandi reka nkubwire iyo njya kukaguha nagombaga kubanza kugutekereza hejuru ni umukozi uri professional uzi ikintu cyaninjije urukezo ruri urukezo sinandi usigaye baza babutse bari kubaza harahi dore ahubwo ikintu cyaninjije geze hano ruguru muri bugeze nsanga Kazimiri amaje gukora impanuka yisa none wayimujanira ushatse ubwo ngo ni isanduku nayo niye n'ibisanduku cyacara cyagize cyane rero kugira vubavu none isanduku irajyanaga kandi wayagira burani sasanwa neza burazigira ajya Kazimiri yafite metero ingahe ntabwo ari weho baratuma isanduku y'abantu bagize ikibazo baraza kuyifatira kugira umunwa muremure twayimukora rikabihari rero burashiramo amateronovire ako njya gutanga bari kugura amasanduku gusa imisaraba ntibazijana matigo shahu nanjye nicyo kibazo usiwaga umunjanirira rubanda hamwe n'amisaraba kandi muze we abapfu bararyoha nimumfasha mukinduke muze muteze imbere mama yafunge kuna mushinga Rubondo ukajya indi marisi yureka iki ngiyi bakamanza bayigura inabari bayigura se agaswira kandi n'ubuje guhora muri bugese abaye impanuka muri bugese twongeye twariye ndagaruka urashaka kuboka gutanga barayazi yegamisha urukezo zirwa rurara neretse no rugiye he nta rukezo uzanye se kandi n'uteretse hano ngaho ruri hejuru soko twavuganye ngimisoro turaziponsa urushize cyongo apfa gushiraho Domo ngiyo ni ndende kurushira yagukwira ndagaso gushitirambika neza ariko nyose ahubwo ndikora na musarabuzanye wundi wayo ashe nanje mfite stress arega unoze umusaraba urabasanga gusigaye ugiye kumbyura byibagiwe turabihinduranya mu kiruraza arya yaba n'amafaranga afite tugapfa kubifandafandika siguro kugira amahuguru umwana umara gusaza no bizagenda fatira aho ngaho ariko ubugifano iyo witekereje ubona kubutakimitse bwa bwitwiriye heza nzara manze pima ariko uragira butabu bana hakuru shiramo ibikoresho amagambo make kandi shiramo urufunguzo ubaye icyo ushaka ubaye icyo ndi kukubaza kagenyo kacu karapfuye yewe we mukorera akantu zakabwa shaho ahubwo gira ramba ni kakana gafite ari batari ngahe kaka ni gatoya gafite imyaka 2 ngaho uratwereka igipimo cyawe sigira vuba vuba kuducereza rifite akaza kangana umva nyine mama rano myari ko ngona amafaranga afite ngo iki ngona amafaranga afite ayewe nuko none babaye nta mafaranga afite mwifuza guhamba mu masanduku gute ngura mukopa njenga kopi ibikoresho byanje yego si yemwe muzi ngo kwa nyirabutare mwaguye mu bitagira gahungu bitagira gahunda gira vuba ngona amafaranga mushinga w'ibicucu guhaba nagushaye ngushaka kandi ngukunze gira sha nyirabutare bigere agura muko utare na bene wanyu ntasoni rero ukwereza ibyo binwa nk'ibibonobo niba by'ibibonobono ngo nyirabutare aragukopa ngo isanduku y'ubuntu ariko mbaga nashoye amabuye cyane gifana nategera vuba vuba nyijana sana amafaranga ntabwo turagura ibikoresho amafaranga cyangwa iyi yuzuye yishira amakayungu nta muhingana ntabwo nagura mukopa buretse ye nagura muko ntabwo ndamukopa nyine kandi mpagaze ku maguru
bwanje gombi ntabwo ndamuko ngenda fata nimbaho cyo kuyikora wambaho se kwa ngenda fata nimbaho cyo kuyikora imbaho zande izangurunguru ariko naza kayararo arukadutira mu bintu utazi ako mane yaje niko umuntu abura n'ibibazo mukoma kumutamutabara niba yahuye n'ibyago ari uhora nabigize n'ababyeyi basa byanyu rero ko ugivangira mu mushinga ariko ntiwasanga ndi kugurira nawe ibikoresho ndi kurwanira n'uyu mwana ibikoresho yagira ngo ngenda vuga ngo umumere ariko mutamenera ibintu ntabwo ndagira ngo utamayisanzwe wera ibyo tutaragenda hano ni iwanyu wacu ariko si umwana ashaka iki mu by'ukuri cyangwa wasanga cyangwa bagarira abapolisi mumere tubagengere cyangwa abapolisi bo gukura nubwo kujanuka ntabwo uri kubibona undi abakiriya bose baje barazura baririmbira ati data wanje yarapfuye aja mu itaka nadapfuye ndabizi nakugaruka ashira muri akantu ka murara nose umuntu yaba afite agahinda ku muntu wabuze akaza no kubura ikintu hano ngaha afite agahinda n'umuririmbi ndashaka nuko ngugwaho aho kadomo nk'umuntu uramujari wawe wapfuye twayimukopa twagererege tugapfa kuyimukopa wowe wawe yapfa kana gupfisha oya mwanje yahita apfa kano kanya kukari ukumva ko wanje ari urama oya ntabwo yapfa gupfa nawe ureba marene wawe wapfuye kandi arashaje mama yashiramo n'imiyaga ariko ukuntu ngo mu Kigali twene dupfarwa tuzabihomberamo nazikoreye mbese ahubwo ndi kwibaza yamwe muza twahageze zimaze kuba ebyiri batari bazi ijana akeza karigura imaze kurandurana ayiwe nyirabuterura na rubanda n'akadomoro mama bafunguye umushinga wo gucuruza amasanduku umbaze ahubwo warujanye mu dange twareye mu gitondo turi kuvuga twirengagiza ikintu cy'ingenzi ikizi cy'ingenzi kandi ntaturajya icyo kurya si kandi mama kubera muhaye amafaranga ngize ngo arishimye ibyo kurya bene bigenda nikigera bikaza ndashonje ndashonje agumereza mu mafaranga amara agenda gucika izo mafaranga wasabwe nyine cyo guhaha nteko buri usigaye ha amafaranga asigaye rwose ko ngamimuri uzuma uyose ahereje mama ufite ubwenge ntabwo ndi kuva hano ntabwo tubigiyeho inama tubigiyeho inama kandi ndi kugira atekereza nk'umuntu mukuru ukaba ukayamara 30 kuko ari amasaru gatandatu twari dufite none ndamubwira kandi gagiye he none ngo urukora turumva turaho reka dushaka amafaranga ducuruza iyo tubaragura tuje kuza ndatashugura zicuruza urambwira ikintu byagenze ko umugore we ntutashe ugiye he sindakora inzara iri kunye kandi nanjye mwaniri gucegetura mari mbese izi saha upfuye noneho sibabushiramo hari ikintu wabungije bambuzi wowe bacingura ncoje nje nkeme rero wavuga uri wapfuye kadomoro rero reka nje nsubire kureba mama adugwamugana duha amafaranga yo kurya waba ari nje suje cyo nari bogenda sinuza nzara ntago yavuzera ndana kuva ngo hano ngo kuno muyororo bwo turagusore indese nuza ura mwene karimanzira mwa ntago uzi ko babashida hano ngo sebanye ijaje uramuhema nuzi n'umugezi urawusoresha kandi muhera kuri ngo amaratsorera hewe nafite imani mfashe kagapfa mbere we n'umura kagahamba ntajya kugikindurisha gito aho nje kangihende ubwo sinzi ukuntu nabigenda umva ndakuvuga ko mvira mu mitungo wa mwana yego ariko nta kibazo cya buretse nta kibazo nyumvira mu kazi rero njye buretse njye ndi kumwe namwe none ariko buretse yiki nta ribi so ninjye nawe umutingito gw'ikibuno ntabwo gwigeze guritura wese yego sha yego yego kandi umushumba yaceje ndi mu kibuno aramubwira ngo humura turacana nawe uracyabyara sha nawe uracyabyara nanjye upfuye nkaza nzaza no ko abaguhanze mapinire ayiwewe nzaza n'iradiyo ncuranga mfite abana mfite rubanda nkagira akadomoro nkagira umukozi gifana cy'umwogarisha yego sha nta kibazo undi munsi bazakubwira agasapu nagapfira mu bintu yego sha nta kibazo tujya mu tujyana tukajyana cyo kubona komeza kare woshoboza no gutera amabuye ntukandirire ikibazo komeza ntuge ndagisha ndagiye ko nawe uri n'igihugu wabikora vuba kandi ntabwo amafaranga uhaha inyama ntuhahijanjariza ibijumba nje nahaye ibijumba bamaye amafaranga ikibazo nuko yameza ngo 500 uzi ko asigara aragona nk'iminsi yanda amafaranga tuyafite ko arinda kumutindi ko yatumezeho nk'imisatsi wowe ufite icyo kibazo yeme kuseta amasiza rubanda n'umuhungu ushimwa n'Imana n'abantu bake ndabahereza ubishaka kwivu
wowe uryana ntari biwo rubanda ni mugufi nagakoranaga Yewe. iyo mwumvikanye ngo serivisi n'ibindi bintu byose ugura na brushette agwaga isanduku n'imyenda zo kumwambarisha ayagezemo aheza mw'ijoro tuzahurirayo bagenzi mwaramutse umugore aba ari umwe mfite imana byibuze ndirebe bano ba Karoli bafite abagore babiri kujuru kwitonganya na mahoro nangwa ariko uzi kubura umuntu mwajyamaga hamwe umuntu wari uzi buri kimwe cyawe cyose mukarara mugakora ibintu byose reba Karoli afite abagore bane imana yarebye uravuga ati ndanifite umugore nkundaga wanjye ari umwe sibyo imana ndiyareba ivuga ngo reka ije kwa Karoli yicaye umugore umwe ndasigarane batatu none imana irambeye ku uyu mugore nzigiye abana babiri isi wabuze igihe navuze umugore tubana isi abagore kari benshi namenya ari Arine wanjye urumva arapfuye none apfuye agonzwe n'igare yaravuye mu murima yikoreye n'ubwo kandi ibyo bintu iyo nkuru uje ukuntu bitamura amasani uretse ko imana irondoraga ariko imana yo yaje kureba yaje gutabarura ikagenda ikareba no mu zindi miryango hari ubune rero dusanzwe ziraga ikimwa nyine umva ngubwire dusanzwe tubana muri kopera ibintu byose tukabikora sibyo kigubu ibintu bibaye none musuza aho nari mwamwe naza no kugusurana mwe no nsanga utari nyine sibwo bushuti musigaye mufite muri iyi minsi nyine ikintu kiri kungenza sibyo ni igiki rwose mvashe uzi ko twabanye urabizi maze iminsi urumva maze iminsi koperative yaraje guteza umurima wanjye n'amafaranga nari mfite rwose ndagisho bino bintu bibaye ndamafaranga guna rimbi sibyo ikintu ngiye kugusaba ng'umuvandimwe wanjye twabanye mu makoperative tugakorana mu mirima y'ibisheke na hehe hose ibiraka byose tukabikorana kibugu ndurazana umugore ihangana ungurize n'ibihumbi 150 ndebe ko noshingura umugore wanjye none ikirengeje ndanaserekeye imvite ndikwibaza n'uburyo ndamushaka ayo mafaranga sinje urukumva ndayakura iyo ibibazo bije ntago biteguza ko bije ni kubyakira nengera ute unubyo twabanaga bari bagiye kugufunga ndabona gutangiye amafaranga none se nkura mu rugi nje kurugurisha nyagwe kubizi ko nta kazingira ndimbura mukoro nirirwaga nicaye aha no nkuraga amafaranga kiguruzi ko ndazengurutse kuri bakinu bose kubona ndi umuntu wabubitse ibyo bihumbi kiguguru ahantu hose nahazengurutse nyine umva ngubwira kubanaga n'abagabo bakeye cyane urebe n'akari mwabo yayagu nje urukubona iyi nzu se ubu ni ibirobore ntabwo mfite amafaranga no kuyateza n'igishahuro basi gira mwana bakora kugira ngo ubwo mama ariko ntabwo wakwideranja ngo uteru bitambeka do uyeza gakora enda sha enda gira hirya ahubwo katanare nete mama umbaze so kuhereza rubanda zizana ukuntu mureze umusara ahubwo ndabitekereje nshaka umunyonzi ndamubura nshaka umutwazi w'indege ndamubura enda gujane ayi data we enda ubwo mushi ariko shaka muramenye ntimuhangika abantu ngo mubahe ibintu bituzuye se gakozwe mbaye umweruka nirwo nashanye iryo hajya ni ayika data we amarangi nago ganshiranye naniyo yayo nta n'umfite ukuntu abantu baje barahaba mu isanduku y'umutuku bagashira umusara bagumwe ahubwo ibintu najya kukubyira rubanda yagushira isanduku aguriza amafaranga yose yagusigaza tura none yararareka kugamverisa ndi kugira ngo amafaranga guha iki turabwirwa sasi murati ariko kadomo nkubwije ukuri koko ngusaba imbabazi kandi guhenda henda urabona twajyaga amasanduku gatari gashi ntujya kuvaza turabwiriwe murabwirwa mubanze mukoresha ibishoboka byose mushaka muhena buyongwe mushaka mukubita ikibuno hasi aga amasanduku gashire nibwo ndabaha ibyo kuri ndi misara bazawe wenda ariko nje ndume kandi kaza nkubwira kadomo ibi bintu byaje kuzaje bigura bunga nk'ibikondo by'uburi wareze amaboko gameze nk'ibirahuzo uzabihombera kandi kadomo ruzamuhombera umurero rwari kuboroka ku musozi ngo amasanduku meza ntabwo ndabona atagisifu watiriye umunjanirira kandi narabibonye rubanda mu rugo umushinga tuzahuza ariko wowe witamye ikibuno sawa ndakwijani urushaka kunkura mu ibintu byawe mbigukuyemo ndakutarutse atazagira n'ubwo ngo nabyaye kadomo aya masanduku mu ndani yakizamo ibivovo njye kugira ngo mbivuge none ayi wewe barabanzaga bakayipfundura bagiye kuyigura we ibyiringiro ndabifite ayinya kandi nteko z'abasinziriye mu kuzimu bazongera gutura ku isi
sasa ariko wakuri kuri mama ari uyisanzwe kwakuja kwa mama wa mwana wa murugo ngwiki baranye baranangubita none kanene kubaza bisanzwe ngo tuje kwa kana kwaje yapfuye mwana wa uyu ngo nyine musani yamukwirara nose yikwama no muyibuza yiramukwira na yanze kuyima namubwe ngo mama arantumye ngo tugende amukope n'amafaranga yamuye ngo nyaza ukabura gusa sibyo binguru kuza ngo tukugamba umushinga kwacu nyine ndavuze reka nzo haro wenda mwebwe murango pokora muri abana be karusa nk'urugore rw'itse ahubwo nyine ngira nawe uyime nijana baje tukubara twe turukora gubusa imbaho turazigura n'amarangi uruguru gupfunega ngo tugukope twese twamuroza niko twamubwiye ngo afite yamenye igihe arapfira agapfa mu ufite amafaranga kugura isanduku cyangwa ukapfa kumushingura umugabo shingura mu kirago nyine nyine nawe rwose nyigwe mu ruhe rwago nyigwe mu buhebure wagakuriwe wagaguriwe yego sha nta kibazo buretse sha nawe ubaye bane mugabo umwe muri bane mugabo umwe mwese mama warayinyime nawe urayinyime nizora amafaranga twari turakwima umuci nta kibazo kandi yamwe mu mukope kogaza yavuze ngo mu mukope mukope sano ngaho twe Rwanda gipfubusa cyurata ngo nkorero nyine nyijana shakuru pasome mpyesa ryo waburi kwikirigire ngiye kubanga ingata ndayikorera kugira nasanga bagize barangije gushingura wavana ukama amahoro utangiye kunyikaragaho gutya surukureba urashite ko udakora urugusanzwe ukuva baje naje wapfa none ibi yari bareka guhonda rugisukuma ntabwo urupfumo banuraga guhitiramo gushaka none ko naje muri Kongo ko ndakurogesha no bira mu bintu ibi bintu rero jewe niyo umuntu abyaye umuntu afite uburenganzira bwo kumwirukana mu rugo ndakubyarutse soko karuko kwa kujya twumvikana neza ndetse hano na ubundi kagomba reka nkubaza ubu nguko mana kukanunaga amaso ukayagura iyo nda mu by'ukuri umupfuye wakwirera mbwira subiza hagurisha amasanduku adutunga aka masanduku sigazahoraho ibintu by'imishinga biragendaga bikayoyoka cyangwa umuntu agashora urushora rugahomba aga masanduku nuko turi kunguka ejo ushobora kuryama ngomereza umusaraba gumereza ngo jari nyi none ngiye kugara higire ko natarakibuza ihutu banga icyo ucuruza niyi ngiyi muza muyijana igurwe asigaye ko ntarabadandura nkabahereza ibira sawa rero urakoze mu gifonago none ariko ugiye kwira nta kintu ukoze nonye utura nawe ari bikora twajyamye inzo ntabiri yesu di mbo ubwo ngubwo zaraga amaguru ntabwo ndaje ndagufasha nguhembaga nawe rero niyo tukaganira tujyemo amakisi amaguru naguhaye imisumari bari gutoya ariko kumureza gwashize igenda ndagusenera mwese umurongo gwacu urukwande tubareshe umuki umurongo wacu ninjya gushema gamaguru mu yindi sabu twitujya gukora nasaba umurongo hari kandi urudeyi ariko ubu nari nabuze umukozi mwakagira rugira mwese unyotoranje yuko imikoro zanjye zinenga kandi nkoraga nkiro nje mbona guri igiporopo igipapuro gikuraga isanduku so kubona wuzu kuza ati ntuze cyane rero kanze nkubwire sibyo ntabwo bino bintu byo koko nk'umuvandimwe ntahita mbigusigamo kukumva nyine mba ngubwire buretse upfishije nyoko cyangwa ugapfisha umuvandimwe wawe ukaza kunzaba ngo ngire ikintu ngufasha ngagusubiza ngagucyunzubije ubwo ibyo bintu byawe nyubaka tunaturanye mu mudugudu umwe ntabwo wakinyima kuko nitwabanye nawe none wowe gute wisunyuka inabi aho kuba ati byo buza twarabanye reka nitange ngire n'abantu ngawe reba ngubu amadeni hano hanze gamaze kumbana menshi ngubu ndakunda ubunanguriza n'abantu hanze ngareba ko nogira icyo ngora nese ubu nje guca urukumba guca amagazi ni konde nta n'akabina basi mbaga ngo ngene mbe nakugurizamo n'udufaranga uzamfasha kutwije neze uri kugira ngirute kubura umugore wanjye cyakora kanze nkwereka inama ya kizima ntago ibibazo biteguza ntago napfa kubigusigamo guca nose basi wenda utari wavuga n'ibyo uravuga wishimiye ko madamu wanjye mushingura mu makoma mufate tumuzingire mu makoma tumuterere mu cyobo ngiye kukurangira ahantu tuja kwikopesha serikeri cya kintu bashinguraga bakubwira ute none amafaranga urayafite none nje nawe turagenda nanga si nkohereze kubera ko tugira turi babiri bagira ngo ni uburyarya nibyo uri kuvuga ntabwo byabaye nje ndakohereza hari akuntu handa hepfo yo kwa kari mwabo nyine yabutaru umva nye yabutaru yafunguye iduka ry'amasanduku n'imisaraba zabo
na bya bintu n'amafoto bakoraga nago ashobora kuba ari kuyacuruza. Nyirabutarure yarimutse yagize nyobegwa impamvu yagurishije yiriya nzu kumba sigaye yaracuruza hara mu mugama iduka iyo ucururiza ahantu iduka rikawe nawe ujaga hamara wenda nubwo mfite ikibazo hagere wowe umubwire ikibazo ufite haracunga umva ngubwire nagufasha iki enda wongera ukore hano niko bimaze da abantu bari bandimo ni deni nawe ani 150 ukumva se gakemutse umva kigugu ubwo njewe gera mu rugo urumva hariyo bazebura urumva bari gucukura ugenda ubafashe mu cukure nange rekangira hano rugu nibicamo ndeta njaka kadayihatsu nkiremo sereke inze nyiza wewe genda nta kibazo nje nanate ncugurikana nabi vuba ndana 5 byibuze ngo mugure n'agapende hara mujyane abantu mu rugo ya ugenda kurengeye guhita nje mu rugo urasanga ibyo byose nabiteguye nabishize ku kare ko si umbwira gutuma ahubwo tunakomezanye hano se arwashe oya ntabwo twajyana ngo bishobo wowe genda ugenda uje kuduka iyo nya utaradari na barubanda babaga baharake nyine nje urasanga mu rugo nabitunganyije kanza nitegure vu uje kwigurisa no guswayisha ntagura himura binduye ibintu se nje ndagwisana gunkanda wakabwawe umuntu izarira kumwira gucuruza kugira abone ko yabona amafaranga agujya nje kukabona uretse sha nta kibazo yego sha nawe yinyuma sha yego yinyuma mwaze mube kimwe sha namwe maba mama wawe yego buretse nta kibazo sha nawe tuzahora ku musozi ndana kwica none ndana kwica nawe upfe buretse mwego mutu yego sha kaduje kumuhamba mu ariko ngo wibagiwe ibintu yankore reka tuje kumuhamba mu gikarito kwita ni wanyu seranci bure wabwa mwari tubakopi sandu mwarangiza ngo murasenga utaka wambwa hayi imero ngo umuntu akumuntu azagira neza weho utanaye mugiri ni bihoraho arama akaza karigura hano mu satira no mu farajesha hano muri rwabaya twafunguye sanduku turi kuzigurisha kuri make abandi bagurisha 40 twari 30 akaza karigura n'umwana w'umunyarwanda dore hano turabashikira amazina bikozimu nansi nibayo nyirabunono winono rimwe niwabwiye bazirake yaja kubibwa yagurishije mutsinzo nzarunywa n'umutima utuje ugwagwa nzarunywa n'umutima ukeye gafigisi uwiteka niwuzi neza uko navunitse zahera kwambabarire akaza karigura bakira akaza karigura uyitware yose twari iyo foto mpamvu mfite akanyamuneza Bombo Jendi kukureba nkakuburira iki ariko nyabutabi wa mubyaro wa Kazimiri ntari yapfara neruta rwayarembe Jenda kuza zazana inkuru zidafite agaciro uwo mumwete so mushinga gumwe Makuruki Gira reza mukamira Gira yo nicururiza bagicucu none ukeneye iki ndata n'uturi dukoresho ubu umusaraba Nyirabutarure rero nagize ibyago wagize ibyago byinshi sishaho ndikumva mfite indugunda pe umugore wanjye yapfuye ukaba wapfushije umugore ukaba umeze guca none ugiye he nyine narimbajije kigugune muhungu wanuza wakinuma ambwira ngo mucuruzaga amasanduku ndagacuruzaga none rero gira rero nyiraza metero buretse ariko nyirabutarure buretse rwose hari ikintu njaka kugusaba kimwe igiki umugore wanjye apfuye yishwe n'igare ndamafara buretse ariko nyine ndi kubanza kureba niba muresha wa muntu kwihuta ariko njye nkunda ibintu byakubavuga neza kandi ifitiye akazi ntabwo biravamo umugore wanjye arafite amabuno manini amabuno manini iyo sanduku niyo njaka kandi kubona iyi sanduku iri hano birajyana amabuno manini de akonyera wasaba gusobanurira tukubambyeho nka runo rukoti tukagupima ntukwaba ari ukora yari afite ikibuno gisumba ahangaha kandi Nyawutare uri gushinyagurira umugore wanjye cyangwa ushaka kumva ibyo ndakubwira
wambabarira ukareka rwose utandeza n'agahinda ukangura n'ibyo narindimo ugatuma njye ngomeza kumva hari ikibazo ndi ko njye aho hantu naba mparenganiye kuko urupfu rw'umugore wawe nta ruhare nabigize. reka rero ngweze atayikwa ibintu byose ngaho mbwira nyine ngira vaho ukungereza ahubwo nanjye ukungereza pasiteri ari kumpamagara ngo bamusomere misa bayimusome ikindi rero ndi gushaka umugore wanjye agonzwe n'igare umunyonzi yatorotse yagiye nda amafaranga ngo nari mfite ndi kugira ngo byibuze ngo peserekeyi nzaga kwishura ejo bundi nukuri ibyo ndi ukubwira nibyo njye mbabarira umfasha ndagufasha iki ko ngiye nkoramagana amafaranga ko ari ko nitwa Mpanguhe nyirabutero rero mba nkubwire wabonye nje nitonze umenye ko ndimo n'amafaranga kubyumva undimo n'ideni iyi sande ngiye kwijyana jewe wada yabutero nubwo napfishije umugore nubwo ndi mu gahinda kandi nyagasani dore abantu mangaga abantu bimereye neza reka nze nkubwire nkubwire nkurangirize nta mafaranga nkurimo z'amaresi iki hazajya amajana amasanduku k'umuntu ku buntu none kuguha amafaranga mvuga ngo nzange uri no gukora ufite gaserekeye aho wagakunze kuyimereza ngo ndabe icyo nakora shikunje rero ubwo wabonye ndi kubona amafaranga mu masanduku uti nandobo ndaguna mudajana amasanduku k'ubuntu nta sanduku yagira kubaha nyabutero umva ngurahise ngubwize n'ukuri iyi serekeye ngiye kuyitwara nutanyishyura amafaranga ganjye njya kwishingura umugore wanyu ibindi tuzabikora nyuma reka nze nkubwire rero nanjye bakudo mbaza impamvu mfite kano kanyamuneza ntego wese mama y'umusaraba mama ndangije ndawugurisha sibyo ubona ukuza rugani none ahubwo bagurisha nizi kandi imisaraba ziri kugenda imbere y'amasanduku nyina abuze amafaranga asaba kuguha ngo ugurishe ninde mama oya mfashe rero baramereza yose bakora ngahe ameje ibiceri byose by'imodoka nyirije mu ahubwo se waje kugura amakago mwari umuntu akagira vayo hari kubyo mama ibiceri byose nabyo mbiyimba damunze umuroro nawe mbona kumeze nk'uruporopo gute nasuka umuntu ararya ikintu kutarusaje amafaranga yo kure eso iyo uteye ko widefanda kana ngende widefanda ubu kakadomo ndi hari zari kuma mama ubu se njana siganda barogura kubana n'ijwi ritasara ngangaye nagana zirangane barayiryagishaga mu kandi bari wanumye n'ubu ibintu cyane kubona umuntu atabikaniye mwamurjyana inama umuntu ari kuboroga nk'uko abakiriya baza mwebwe mukagera mukagurisha kunukuru kuri akaravu nanjye urunguru ugiye kurugurisha ujanye isanduku ya mama uguriye nihe baba utegeje imbere araye pe kwa karori epfo kwa karori nini uri kuzigura no mugore duhuye ngo umwana yapfuye nawe nibwo nzi urupfu yapfuye ndabe mu byango ufata ngo urasara nasi kumugurishije umusaraba nta sanduku yimubwira ko tukamugurisha isanduku aramushyira muri kilo jana ijisho umusaraba kilo jana si ubwa tukayimugurisha reka yarayifitiye so no kugira ngo igenze sikadomo uri kubona aba bapfu baragwiye abapfumu bw'umudugudu babuze nabuze nuko turabigenza ngo kugira izisanduku zituveho twivire mu kazi ariko reka mwere kari mwabo iyi si yamukwiye wayimuhereza akizigamira akura agatekerezo ngize kari mwabo hari mwabona yishura agarambura njye yinjaniye kari mwabo azizigamira iyo ducukura wasaye ntabwo wabonye ukuntu yatwambuye inazi kari mwabo sha kari mwabo natayikunda igurisha musenge nawe ni muremure ntabwo ngibi nabivamo none iyi nyima ziki nogura ukunsigira urusanduku ruhengeye kuwutana nigenda cyane dutanga warukoremo imwe isanduku nano rubanda kaze nanjye nijana none njana kugira nabo ikintu maze isanduku ambo ntabwo nanyina inyuma ashobora no kumfa nanjye reka nze nkubwire mwereke ko do sha mwereke ko ntari nyirabutera ngubwije ukuri utazi umugore ngo winga inyuma ugiye kuyikora we nje ndi umusinga akazi sha ndakibazo kimo wigize biki utarure murashaka kugira ngo shahu ifono ngo ntabana ndakugira ngo ndekere isanduku nyabutarure ngubwije ukuri njya kanja gushingura umugore wanjye isanduku niko nkubwije nanjye no sanduku ndayitwara